ikaze mu gice cyacu cya kane cy'inkuru y'ibanga ry'umutima wanjye. Duherukana Thomas. James arimo aramubwira ko Ladus ari umugore wa Fande. Arimo aramubwira ati nyamara ugende gake, hari amakuru avuga ko abarinzi buriya mudamu bashobora kuba bari butange raporo ku mugabo we. Ese uyu munsi biragenda gute? Kaba ari agakino Thomas bamukinnye ko duheruka James amuhuza na Laduse amubwira ngo ashobora kuba yamukiza. Bigenze bite? Ngo haye ikaze nanone. Ibanga ry'umutima. Maze igihe kitari gito nibaza, ese iyo tuza guhabwa ubushobozi bwo kumenya ibyo abo tubana nabo baduhisha, cyangwa se tukagira izindi mbaraga zitwereka amabanga ari mu mitima yabo tubana nabo, hari icyo byari buhindure mu mibanire yacu ya buri munsi? Siko mbitekereza. Umuntu wese agira ubwoba bwo kubaho bitewe n'ibanga ry'umutima agendana. Hari nabo ibanga babitse mu mitima yabo ryababereye igitsikamutima kibakomeza, kinabaha n'icyizere cy'urumuri ahazaza. Siko bimeze njyewe, ntabwo ari ibanga, ahubwo ni amabanga nujuje mu mutima wanjye. Yabaye nk'urutare nakorejwe n'umuntu ntazi, ndashaka kuyasohora muri njye rimwe ku rindi. Iri ni ibanga ry'umutima wanjye. Nyuma y'ibibazo byose nari nagize muri uwo mugoroba, naratashye. Umwana w'umuhungu ngiyenguka mu rugo, nari mfite isoni. Gusa nibwo bwa mbere nari ngeze mu rugo ngasanga ababyeyi banjye bose baricaye ari igihe bategereje. Nta busobanuro nari mfite bwo gutanga, ariko uko byagenda kose ni ababyeyi banjye nagombaga kubaganiriza aho naraye. Urabaza ababyeyi b'Abanyarwanda ntabwo bazi guca ku ruhande, nta nubwo bagiriye imico y'abazungu ngo bashake ko ibintu bikorwa muri diplomasi. Ako kanya mama wanjye yahise anyakiriza amagambo, umaze gukura usigaye urara ku gasozi. Nari mbizi n'ubundi rega ko turiya dusore mugendana nta kindi twari kukugezaho. Niko musore waraye se we? Umaze kuba umugabo, nashatswe n'abagabo babiri. Ubu ngubu nanjye rero